wirenganya abantu, wirenganya buri umwe, oya wimurenganya. Imana itarakwibuka ujye udepoza dosiye, abandi bakadepoza nyuma iyawe bakayishyira hasi bakayirenzaho. Ariko iyi Imana yakwibutse, haleluya, habaho wifungiranye wenyine, habaho ufite intimba yo mu mutima, yandi utabasha kubwira mugenzi wawe, yandi utabasha kubwira umugabo wawe, yewe nandi utabasha kubwira umugore wawe, yandi ujye ubasha kwimenyaho ubwawe. Isaha yagize, isaha yagize. Dore igihe wahogoreye isaha yawe yageze. Ndanyamutangarize humura. Wowe ushaka kwiyahura isaha yawe yageze, humura. Garuka isaha yawe yageze. Nongeye kwasuhuza mu izina rya Yesu Kristo, amazina n'imigisha Emmanuel, kandi nongeye kubaramutsa, nongeye kubasuhuza abantu batwereka ko badukurikiye, abantu babana natwe, abantu mukomeza kutuba hafi, turabashimiye. Rero nanone kandi tugarutse kuganira namwe ijambo ry'Imana, ijambo rikubaka umutima, ijambo cyasi byo kurya by'umwuka bitunga ubugingo. Muri iki gihe abantu benshi bakeneye amasengesho, muri iki gihe abantu benshi bakeneye umwuka wera, muri iki gihe abantu benshi bakeneye imbaraga, kandi imbaraga n'ahandi zibonerwa uretse mu ijambo ry'Uwiteka, uretse mu byahumetswe n'iki n'Uwiteka. Niho hari ubutsinzi, niho hari buri kimwe cyose wifuza, niho giherereye. Rero reka dutangire dusuhuza cyangwa twakira abantu bari mu gihugu cy'u Rwanda, abantu bari muri Uganda, Kenya, Tanzania, ku isi yose muri rusange. Turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana abane namwe. Reka dusenge Imana rero twinjire mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Turongeye turagushimye, turaguhimbaje, turagushimye kuri uwera wa Isiraheli, turagushimye Imana ikomeye kandi Imana ihambaye. Reka ubane natwe, ijambo ryawe ryo rihora ryera. Turakwinginze mwuka wawe wera agaragare hano hantu, mwuka wawe wera yikorere, mwuka wawe wera yitamurure, mwuka wawe wera yivugire, kandi data ahindure. Namaze kumenya neza ko ijambo ryawe rijya rihindura, ijambo ryawe rirahindura, ijambo ryawe rirahindura, aho ryageze ijambo ryawe riramenagura, rigasenya ibihome, ryarangiza data Kristo hakagaragara umusaruro. Reka rero buri muntu wese uryumvishije agire ahava nahagera, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, amen. Kadusome ijambo ry'Imana rero, turasoma mu gitabo cyo Kuva, kandi nanone n'igitabo cya kabiri Mose yanditse. Turasoma ibice byaho bibiri, duhere ku murongo wa mbere turasoza ku murongo wa 10. Reka dusome mu izina rya Yesu. Titire y'amagambo iravuga ngo, Mose aravuka, umukobwa wa Farawo aramurera. Umugabo wo mu muryango wa Lewi aragenda arongora umukobwa wa Lewi. Uwo mugore asama inda, abyara umuhungu. Maze abonye ko ari umwana mwiza, amuhisha amezi 3. Ananiwe guhora amuhisha, amubohera akato gapfundikiye mu namyi, agasiga ibumba n'ubushishi, ashyiramo uwo mwana, agashyira mu rufunzo rwo mu nkombe y'uruzi. Mushiki we aramwitarura ngo amenye ikiri bumubeho. Umukobwa wa Farawo amanurwa no kwiyuhagira mu ruzi. Abaja be bagenda ku nkombe y'uruzi, abona akato mu rufunzo, atuma umuja we kukazana. Agapfunduye abonamo uwo mwana. Umwana ararira, aramubabarira ati, uyu ni umwana w'Abaheburayo. Mushiki we abaza umukobwa wa Farawo ati, sinajya se kukuzanira uwo mu Baheburayo ngo amurere? Umukobwa wa Farawo aramusubiza ati, nuko genda umunzanire. Umukobwa aragenda ahamagara nyina w'uwo mwana. Umukobwa wa Farawo aramubwira ati, jyana uyu mwana umunderere, nzaguhemba. Uwo mugore ajyana uwo mwana aramurera. Umwana arakura, amushyira umukobwa wa Farawo, ahinduka umwana we, amwita Mose ati, nuko namukuye
mu mazi. Mwakeneza ijambo ry'Imana. Rero tujye kuganira kuri aya magambo nahaye insanganyamatsiko igira iti iyi saha y'Imana yageze irakora. Iyi saha y'Imana yageze irakora. Twasoma amagambo maremare kandi nanone atari makeya, atari na menshi cyane, y'inkuru y'ukuntu Mose yakuze, Mose y'ukuntu yatoraguwe ari mu rufunzo, Mose ukuntu yabayeho akarerwa n'umukobwa wa Farawo agakurira ibwami. Ni inkuru ndende, mwateze amatwi ngira ngo mwabyumvishije. Icyo nshaka kubabwira ni iki? Icyo nshaka kubabwira, iyi saha y'Imana yageze ibintu byose bijya bitungana. Iyi saha y'Imana yageze ibintu byose bijya bikoreka. Iyi saha y'Imana yageze ibintu byose bijya bijya ku murongo. Mama wa Mose ngo abyaye umwana, amubyara mu gihe bicaga abana b'abahungu, amubyara ndetse mu gihe byari bigoye, byari biruhije. Abahungu b'Abaheburayo kazi bariho bagenda babica Abaheburayo babica. Ngo ariko mama we ngo abyaye umwana, ngo abona n'umwana w'umuhungu, ngo abona adashoboye kumurinda, adashoboye kumurera igihe kirekire, yigira inama yo kumubohera akato. Mu yandi magambo twabita yuko ari nk'agatete gatoya cyangwa akandi kantu, amubohera ako kantu ngo amushyiramo, ngo abona kandi n'ahantu azamuhisha, atazamushyira mu nzu cyangwa azamushyira ngo amujyana ku nkombe y'uruzi. Utekereza uwo mwana ukuntu yari abayeho. Uwo mwana imibu yaramuryaga, uwo mwana yari ari mu mbeho, uwo mwana yari ari mu gihuru iyo ngiyo wenyine, ku nkombe wenyine, yari ari mu rufunzo wenyine. Uwo mwana utekereza ukuntu yari abayeho. Haleluya. Uwo mwana ngo arangije Imana yo kabyara, hamwe nakubwiye ngo ikorera ku gihe. Iyi saha y'Imana yageze, hamwe nakubwiye ngo ibintu byose bijya bihinduka. Ngo irangije itera umurengwe kwa Farawo. Itera umukobwa wa Farawo umurengwe, imutera ubushyuhe budasanzwe, ngo amanurwa no kujya kwiyuhagira. Impamvu ya mbere ni iyihe? Suko ibwami pisine zari zibuzeyo, suko ibwami amasabune ahumura yarabuzeyo, suko ibwami hari ikindi kintu yabuze, ariko ajya kogirira mu gishanga, ajya kogirira mu ngarani. Byari ukugira ngo umwana Mose nawe azakure, byari ukugira ngo ikimana yamuvuzeho kizasohore. Ndagira ngo utangarize humura, nta muntu ujya upfa gupfa, isezerano ry'iwe ritari ryasohora. Kandi aho ibintu byamaze kurangira, aho niho Imana igibasha gukorera, aho niho Imana igibasha kwitamurura, aho niho Imana igibasha kwikorera, aho niho Imana igibasha kwivugira. Kandi icyo nkundira Imana, iyo igiye gutabarishyamo n'indishyi z'akababaro. Ngo umukobwa wa Farawo ngo amanutse, ngo abaje bariho bagendagenda ku nkombe, ngo babonye akato, muri bo Mwuka Wera n'abasanga, bamenya ko ari umwana wo mu Baheburayo. Bo ubwabo bahise babyibigira. Ngo ariko bamubonye bamugirira impuhwe, ngo bamubonye bamugirira impuhwe, bamugirira impuhwe. Umukobwa mushiki wa Mose nawe yari yamwitaruye ari ukwiwe, ngo ahagaze ngo arebe icyo musaza we ari buze kuba. Ahagaze ngo arebe uko biri bwaze kumugendekera. Ngo abona ngo kagatete cyangwa se kakato baragafashe, ngo abona barebyemo, ngo umukobwa aratambuka, ngo arabegera, aravuga ati mbese nabazanira uwumurera, nabazanira umugore mu Baheburayo wamubarerera akamwonsa, kumwe mukiri abakobwa mutari mwabasha konsa. Ariko byari igisubizo cy'Uwiteka. Byari kugira ngo Imana yo mu ijuru isubize Mose na mama we. Icyo nkundira Imana, yije gusubiza mu muryango, ntabwo igisubiza umuntu umwe, igisubiza umwe ariko bose bakabona kumugisha. Mu yandi magambo, Imana isubiza Mose ndetse na mama we bigiramo icyo bigiramo umugisha. Kuko mama wa Mose nubwo bamuhamagaye ngo aze arera umwana, yagiye nk'ugiye kumurera, ariko nyamara yari mama we bwite. Mu yandi magambo yaragiye kurera umwana we. Icyongeye nuko yamureraga nahembwa, ntabwo yamureraga nuvuga ngo icyayi cyiza yakinywagaho, igikoma cyiza yakinywagaho, mbega ndetse no gutotezwaho ntabwo yatotezwa, kuko yari ari kurera umwana w'umukobwa w'umwana. Bwana sifiwe. Rero nitukiyebe, nitugacika intege, aho bikomereye, aho bigorane, aho biruhirije, ni Uwiteka Imana ajya turengera.
reka mbabaza akantu gatoya. Nandiho mbabwira ngo Imana igisubiza ku gihe. Mbese hari umubyeyi wambwira ujya ubasha kujya atwita yajya kubyara amezi 9 yagera agakubita kunda akavuga ati mwana wanjye vuka? Hari uwo nawe iyo amezi 9 ageze umwana we mu nda arabimenya agatangira gukubita umubyeyi imigeri mu nda ati isaha yageze yo kuvuka, isaha yageze, isaha yageze, umwana akavuka. Kabone n'abandi babagiye bikorana buhanga ry'abisi niyo yarenza amezi igihe cyageze, niyo abageze ku kwezi kwa 12 cyangwa se kwa 16 kubo baroze cyabahinduye ukundi kuntu, isaha y'Imana yageze umwana mu nda arabimenya, nta muntu bigizemo uruhare, agakubita mama w'imigeri mu nda akamubwaterega isaha yageze ndavuka, agatangira kumutera imigeri. Ndera umudamu nawe nabimenye ko umwana kumutera imigeri agakomanga umugabo we ati mugabo wanjye kiramfashe, ati mugabo wanjye kiramfashe, akamwirukangana kwa muganga. Ariko isaha y'Imana iba yageze, isaha y'Imana iba yageze, isaha y'Imana iba yageze. Niba waramaze gukiranuka, niba wamaze kwegera Imana, waramaze gutunganya inzira zawe, waramaze kwiyeza, tegereza isaha y'Imana, tegereza gukora kw'Imana. Imana umwe izakugira neza. Kandi namaze kumenya neza iyi saha y'Imana igeze igicisha mu nzira zitandukanye, igibasha kwigaragaza, igibasha kwihindurira, hamwe wowe utatekerezaga, hamwe wowe utakekaga, hamwe wari wihebye, hamwe warusigaye wenyine. Wibuke Mose yarasigaye wenyine, mushiki we ngo nawe yari yamwitaruye ari kure, ategereje kureba ikirwaye kuri musaza we ngo abone ubutabazi burabonetse. Wikiheba, haba hujyamye mu bitaro, haba uri mu nzu y'imbohe, haba wifungiranye wenyine, haba ufite inimba yo mu mutima, yandi utabasha kubwira mugenzi wawe, yandi utabasha kubwira umugabo wawe, yewe nandi utabasha kubwira umugore wawe, yandi ujye ubasha kwimenya ubwawe. Muri isaha y'Imana igiye kugera, isaha y'Imana igiye kugera, kandi nigera urabohorwa. Isaha y'Imana igiye kugera. Niba umaze igihe kinini mu bitaro, isaha y'Imana igiye kugera ukire. Niba umaze igihe kinini mu karengane, isaha y'Imana igiye kugera urenganurwe. Nta mwana w'umuntu bigizemo uruhare. Namaze kumenya yuko Imana yaje, nawe ujye ubasha kwitambika. Hari icyo namaze kumenya neza, nta muntu ujye utabarwa mbere yo gutabarwa. Mbere yuko abantu bagutabara cyase abantu bakuvugiriza impundu, Uwiteka abanza akagutabara. Hari icyo namaze kumenya neza, Imana itarakwibuka ntabwo umwana w'umuntu yakwibuka. Imana itarakwibuka ujye udepoza dosiye, abandi bakadepoza nyuma iyo bakashyira hasi bakayirenzaho. Ariko iyi Imana yakwibutse, haleluya, iyi Imana yakwibutse, iyi Imana yakwibutse, ibintu byose bijya bitungana, ibintu byose bijya bitungana. Iyi saha y'Imana yageze, isaha y'Imana yageze. Wirenganya abantu, wirenganya buri umwe, oya wimurenganya, nuko itarakwibuka. Ariko iyo yakwibutse ibintu byose biratungana, iyo yakwibutse ibintu byose birakoreka, iyo yakwibutse, haleluya. Ntabwo umwana w'umuntu yakwibuka, ntabwo so wanyu yakwibuka, ntabwo nyokorome yakwibuka, Imana itarakwibuka. Ariko iyi Imana yakwibutse, abantu nabo barakwibuka bakavuga ati kanakabaho, ati kanakabaho. Wibuke Dawidi ngo yibiririya mu nama yiragiriye, nawe amwibukaga ko akibaho, yiberaga iyo ngiyo mu nama. Ariko Imana iramwibuka iri mu ijuru. Babariwe bimika, babariwe basukaho amavuta, kuko Imana ye yamwimitse. Uwo munsi agitimara kumusukwaho amavuta, ubwiza bw'Imana butangira kumugenderera. Muza ijambo rivuga ngo humura, ihangana, umunsi yakwibutse, umunsi yakwibutse ibintu bya bizagenda neza.
umunsi Imana yakwibutse ibintu byawe bizajya ku murongo. Umunsi Imana yakwibutse ibintu byawe bizatungana. Umunsi Imana yakwibutse ntabwo uzongera gucuruza ngo uhombe. Umunsi Imana yakwibutse ntabwo uzongera kurwaragurika, ntabwo uzongera guhora mu bitaro. Umunsi Imana yakwibutse ibintu byawe bizagenda neza. Bwira Imana ati Imana ongera unyibuke. Bwira Imana ati Imana ongera unyibuke. Namaze kumenya ko abantu batanyibuka utari wanyibuka. Namaze kumenya ko inshuti zitanyibuka utari wanyibuka. Namaze kumenya yuko ariko reka nkubwire, uzi Imana itari yakwibuka. Uzi Imana itarakwibuka uri umudamu. Uzi ko bajye baguhamagara wenda n'urugero ucuruza avoka cyangwa imineke, bati umugore w'imineke, umugabo bati yewe mugore w'imineke, wowe ufite imineke. Ariko Imana yakwibutse baravuga ati mama kanaka. Iyo uri umupapa itarakwibuka, ntabwo uhamagara papa kanaka, papa runaka, ntabwo babivuga, bahamagara andi mazina bishakiye. Ariko iyi Imana yakwibutse ihindura amazina, abantu nabo bagahindura amagambo. Wibuke kwa Sara yitwaga Sarayi, Imana imwibutse ivanaho iyo ngiyo yitwa Sara. Abrahamu yitwaga Aburamu, Imana ikwibutse irongera cyangwa ikagabanya, abantu nabo bagahindura amagambo. Fata icyifuzo ubw'Imana ati ongera unyibuke, kandi ikindi ubabarire mu mutima. Ubabarire abatarakwibutse, ahubwo ubw'Imana ati Imana nyibuka. Umunsi Imana yakwibutse ibintu bizagenda neza. Umunsi Imana yakwibutse ibintu bizagenda ku murongo, kuko Imana ikorera ku gihe, ari Imana y'inyagihe. Tugiye gusenga Imana. Tugiye gusenga Imana. Twato tuganira ku ijambo rivuga ngo iyi saha y'Imana yageze. Iyi saha y'Imana yageze, izindi saha zose zirahagarara. Iyi saha y'Imana yageze ku buzima bwawe. Iyi saha y'Imana yageze, iyi saha y'Imana yageze. Aho uri, aho wicaye mbwira mugenzi wawe ngo ubanze isaha yanjye yageze. Ubanze isaha yawe gusubizwa yahageze. Ubanze isaha yawe yageze. Ubanze isaha yawe yageze. Dore igihe waririye isaha yawe yageze. Dore igihe wahogoreye isaha yawe yageze. Ndanyamutangarize humura. Wowe ushaka kwiyahura isaha yawe yageze, humura. Garuka isaha yawe yageze. Wewe wari urenganijwe isaha yawe yageze. Wewe wari wuzuye inimba isaha yawe yageze, kugira ngo wongere uruhuke, kugira ngo wongere uhumurizwe. Tugiye gusenga Imana. Ariko wumve ko isaha yawe yageze. Wumve ko isaha yo gutabarwa yawe yageze. Wumve ko isaha yo kurengerwa kwawe yageze. Tugiye gusenga Imana. Mana turagushimye, turaguhimbaje. Turagushimye mutanga bugingo. Turagushimye mu ngeri mwiza. Twamaze kumenya neza yuko isaha yacu zageze, ibintu bijya bitungana. Hari abadukurikiye bari mu bihugu bitandukanye, bari mu mujyi wa Kigali, bari mu burasirazuba cyase mu mpande enye data z'igihugu, ndetse n'umurwa wacu wa Kigali. Data re kubarengere, namaze kumenya neza ku isaha yageze. Namaze kumenya neza ku isaha yabo yageze, kandi isaha yageze ibintu biratungana. Iyi saha yageze Data Kristo, abari baremerewe bararuhuka. Iyi saha yawe yageze, abari batwite bajya babyara. Iyi saha yawe yageze, abari barabuze urubyaro bajya babona urubyaro. Iyi saha yawe yageze Data Kristo, ntabwo wita ku myaka umuntu yaramaranye ikigeragezo, ntabwo wita ku myaka umuntu yaramaranye ibimugerageza, ntabwo wita ku myaka umuntu yaramaranye ubushomeri. Namaze kumenya neza iyi saha yawe yageze, ibintu bijya ku murongo, kandi isaha yawe yageze nawe ushobora kuyitambika imbere, nawe ushobora kuyijya imbere. Iyi saha yawe yageze, ibintu byose bijya bitungana. Data, nsenge buri umwe wese udukurikiye, nsenge buri umwe wese uri muri aya materaniro, nsenge buri umwe wese Data Kristo, reka amenye ko isaha yiwe yageze. Reka wongere umuha amahoro mu mutima, reka wongere umucina inzira, reka wongere witamurure, reka wongere umurengere. Ngaho nubane na buri umwe wese mu izina rya Yesu Nazareti, amen. Imana y'amahoro ibahe umugisha, ubwiza bw'Imana bukomeze bubane namwe. Murakoze, amahoro y'Imana abane namwe. Shalom, shalom.